Kaze hano kuri Ama-G The Black muri kumwe nanje umurisi w'abanebwe hamwe nande Ama-G The Black official nyita Livestock Bank kugeza amagingo aya ngaya ngira ngo mwabibonye ko noneho twongeye kugaruka ku ruganda dukomeza dusura tureba wagwane yego wowe umeze ute? Anje meze neza ngira ngo twari tumaze icyumweru tutaza hano twari tumaze icyumweru tutaza kubera wenda kandi kazi kagiye gatandukanye ariko twagarutse ntago twareka kuza ku kazi ntago twareka ubunebwe bwo rwose amamvu yo kugira ubunebwe n'abantu barimo guhinga courage turasaba ngo imvura igwe imanuke kabisa ifumbire yo ni yose ifumbire ni yose so rero ikintu cyadanje twagarutse ku ruganda yego twaje kureba ahantu ibintu bigeze kandi noneho Ama-G dushaka kongera gusura wa muntu twari twasuye ubushize tukarebaho inkoko zigeze imishwi igeze asubira cyari imishwi ndakeka ubu yarakuze kubera abantu duheruka kuyibereka ari imishwi ariko ubu ushobora kuba iri gupima ikiro ubwo rero turagira ngo tubereke ko ibyo tuba tubabwira byose biba biri true biba biri clear ntago ari ibintu byo kuvuga ngo ni ibihimbano ni prank ngo ni ukugira ngo umuntu abone ibiciro rero murakaza neza kuri Ama-G The Black official tubabwira ngo mukore subscribe mukore share mutange na comment zuko mwabonye ibintu twaberetse mbere naho bigeze yego kandi noneho ntiwibagirwe uba ushaka korora inkoko zikurira ukwezi kumwe watugana Livestock Bank kabisa ugahita nawe ufata imishwi ugatangira korora dukorera i Kayonza yego mu murenge wa Gahini yego tugane rero tubereke inzoga yitwa B1 Gin kwisi hose Ama-G ikinyobwa cy'abasirimu B1 Gin kwisi hose mukamenya ngo ushaka kugura telefone nziza kwa Rujama phone shop kwa Rujama nta nubwo ari telefone gusa hari ibintu byinshi kandi bigezweho smartwatch ikinama ekuteri power anti block byose amashargeri amapochette n'iki wahaburira ntacyo kuri telefone kwa Rujama phone shop nta kintu wahaburira ntacyo kabisa reka dukomeze rero tubereka inkoko ubu ngubu ugiye kwinjira ubanze suhuza abantu mukorana yego ngiye kubanza nsuhuza ba boss ubundi ibindi turagenda tubimenya nyuma okay reka rero dusubire guys yes ngira ngo twahageze ubushize twari twaje n'ubundi ngira ngo twahageze twakongera tukareba ibyo twababwiye ko ari byo byanyabyo iminsi ngira ngo mwarayibaze yes come on nkuko mubizi gahunda kujya mu nkoko ni ikintu cyitwa isuku abasaza makuru ngira ngo mwabibonye rero ko inkoko zacu rwose zitangiye kugira iyo bita ability urabona ko noneho kugeza amagingo aya ntago navuga ko ari imishwi nka ya yindi twasize ubushize ubu nabereka ko ari imishwi noneho
ahangaha ntabwo haburamo inusu n'irobo. Harya ni iminsi ingahe ishize? Iminsi 17. ngira ngo murabona ukuntu noneho zisigaye zingana. Cyakoze garama 600. Hari abantu tubwira ibintu bakagira ngo ibyo tuvuga siko bimeze. Niyo mpamvu nanjye nzajya mpora ngaruka kubereka aho tugejeje ya mishwi. Abantu barebye ikiganiro cy'ubushize baze no kureba iki. Aha ni hahandi twababwiye, ubwo nabo baragereranya bavuga ati bya bintu nibyo cyangwa sibyo. ubu nta bushyuhe bugikenewe. none se ziracyari wa mubare ariko udukoko 10 gusa mu bihumbi bingahe? byari 2500 ariko kubera baba bamushyiriho 2%, 2600. Barimo inyungu bamwogeze inkoko 50. Inkoko 50 n'ubundi ziracyarimo ntago aragira, ize ziracyarimo. ariko wambabariye ukabwira abantu ukuntu ibintu biryoha. Njyewe hari ukuntu mvuga ibintu bakabivuga ngo wabona ngo wenda bimeze nka komedi. Kureba zino nkoko gusa, izi nkoko ubu zijeje iminsi 17. Agakoko umworozi twari twakamuhereye 1200. Yego. Ubu ngubu aho kageze ahangaha ko ibiryo yagashyizeho amazi, amavitamine 5 mu mafaranga yashoye niho kageze ubu. Azajya kukabaga kageze mu 4500 abaye menshi. Ku nkoko yose icyarimwe inkoko yose izaba imuhagaze nka 4500 igihe cyo kuyibaga. We nayibaga hazavamo ibiro 2 by'inyama. Ibiro 2 by'inyama abigurisha 7,000 wenda urugero. Urumva azaba yungutseho 2,500 ku nkoko imwe. Gaho kuba inshuro 2,550. Abazi imibare uko barangije uhita ubona inyungu azaba abonyemo. Izi ni inkoko z'inyama rero nk'uko tubabwira ngo mu minsi 45 ziba zakuze, nibyo nta kubeshya birimo. Urabibona niyo mpamvu rero nanjye mpora ngaruka mbere ku rugendo. Hana nk'ubu ngo agatoza kaba katangiye gukura. Ubwo yaribwa? Oya, iyi ntago yaribwa, iracyafite iminsi 17. None se bivuze ko iramutse ugize utayirya? Oya, ntago wayirya. Ariko hari ibihugu birya inkoko zitarakura cyane. Reka nawe wayirya? Nk'ingi ugasanga iraribwa. Nawe wayirya? Ubuze uyisanza ugiye kugura inkoko mu kabaruzi baguha inkoko iyi. Ngani iki? Baguha inkoko ikuze ariko nazo zibaho zitwa baby chick. Ahantu hari abakiriya baba bashaka inkoko zitarakura. Zirimo. Ku minsi 25 ugasanga bazi. Impamvu mvuze ngo yaribwa kuko yatangiye gupima. Inusu irarenga. Inusu irarenga. Nyuma y'icyumweru irabipima ikiro hafi. Mu minsi 21 zizaba zipima ikiro. Zirabura iminsi 4 ngo zipime ikiro. Iminsi 4 ngo zipime ikiro? Ku munsi wa 21 zizapima ikiro. Uyu ni umunsi wa 17? Ni wa 17 uyu nguyu. Abantu rero babibone. Iyi ni ya mishwi kugira ngo n'abandi bantu babimenye. Okay, ikintu nabaza ibiryo zirya. Tuvuge hari abantu bumva korora nyine babikunze gusa. Ariko ntago bavuga ngo zizarya ibiki, zizarya muri icyo gihe kingana gutyo, zizarya ibiryo bingana iki? Yego. Ku biryo nk'ubu yo zikiri ntoya zirya ibiryo by'imishwi
aribyo byitwa starter feed. Starter feed ibiryo by'imishwi zibirya kuva ku munsi wa mbere kugeza ku munsi wa 21. Ubu nibyo zikirya biba ari ibiryo, ariko kariya kaba kameze nk'akikweduye, kaba kagafunze kariya se kaba karimo kwinanura, kaba kari kwinanura, kaba kari gutera amahoro cyangwa kumva hari ubushyuhe, kagakora ibintu bituma haza akayaga byo kugabanya ubushyuhe kugira ngo twibonere akayaga. Ni nk'uko umuntu yakuramo agashati kugira ngo yumve akayaga, nako yakwinanura kaba kashyushye. Ni nyinshi ziri kubikora, ziba zishaka akayaga. biriya byo kuzihinda zikagenda byo bifasha iki? Haba harimo izifite ubunebwe, iyo zihinze kuriya zirabyuka zikajya kurya. Haba hari izagiye ku biryo zanze kuvaho zikavaho, n'izindi zikabona ukuntu zijyamo, n'izindi zikarya. Ibiryo nababwiraga rero bya starter ni ibi ngibi, zibirya kugeza starter feed, zibirya kugeza ku munsi wa 21. cyangwa nimba utazi n'icyongereza wagenda uvuga itangiriro ry'ibiryo. Ibiryo by'imishwi, ibiryo by'imishwi ibi ngibi babibonye, biba birimo intungamubiri zose zihagije kugira ngo inkoko ikure neza. ubwo abantu mwese muzakura inkoko muri Livestock Bank, ibyo muzakoresha neza tuzabarangira. Twarabibabwiye umuntu wese ushaka gutangira korora, nshimira n'abantu babishyize mu bikorwa, cyane uyu mugabo uri kubibona yakoze kabisa, ibintu yabishyize mu buryo. N'abandi rero mwese nta muntu uhejwe, kandi nizere ko abona ko abantu mwese nako muri kubibona ko ibi bintu biri clear. Ejo bundi si zarimishwe se twayiberetse, twarayiberetse, none udore ziracyarimishwa ariko zo zazamutse, zimaze iminsi 17. Ubwo ni ukuvuga ngo nyirizi nkoko ku minsi 40 azatangira gutwara gusarura. So nawe rero hano uri watangira, niyo mpamvu rero navuze ngo nzagenda mbereka ukuntu etape par etape, umunsi wa mbere, wa kabiri, ubu tugeze ku munsi wa 17. no kubaga nzagaruka, uzagaruke nabwo tubereke mbere yuko baratwishyura ziburi minsi ngo zibagwe, nabwo tuzagaruka mpaka no kwishyura no kujyana ku isoko. So rero nababwira ngo itinyuke. Hari umuntu wavuze ngo inkoko ngo zipfira rimwe. Kandi se ariko tujya tuvugisha ukuri, simuheruka ari udushwe duto cyane rero ku munsi umwe. Nimba utazitayeho zapfa wazifashe nabi, ubwo nyine nawe uba wazitereranye. Nuko umwana nawe utamwitayeho ntubundi arapfa. Nuko ubwo rero twari twongeye tukugezeho musaza, ubwo ngubwo komeza uzikurikirane. Murakoze cyane, tugenda tugaruka. Nakomeza zikurikirane nk'uko Livestock yamwohereje kujya zikurikirana hano. Musaza se ntabwo bibona ibirango birimo. Ni ukuvuga njyewe nkurikirana aborozi twahaye inkoko, nkabageraho nkabaha ubujyanama iki twakora, inkoko zigakura neza, yagira ikibazo akampamagara nkamubwira. Ariko nimero twarahinduye, wayibambwirira? Nimero reka nze nyireba ahantu yanditse muri telefoni, twarahinduye, gikoresha nimero ya kampani iriya yari ibaruye ku muntu, niyo mpamvu yari y'umuserizi manager wacu. Twarahinduye rero dufite nimero ya kampani. Yego, ibaruyeho Livestock Bank. Ibaruyeho Livestock Bank. Gute? Ni 079 19 19 04 25 ubundi Livestock Bank ubusobanuro bwose ni kuri iyo nimero. Nimba utanayumvisha urasubiza inyuma. Kuri iyo nimero twayibasubiriramo nta kibazo. Oya bayumvisha kuko wayivuze, nanjye nyivuga none yayivuga. Ubwo rero Livestock Bank ni ituragiro ridufasha kugera ku nzozi zacu.
sawa sawa.